Bakunzi beza banjye, nshuti magara nk'amaguru ngenza, ndabaramukije mugire impagarike n'ubugingo. Nitwa Nigaba François cyangwa Gasizi nk'izina ry'itazirano. Bararikiye rero gukurikirana inkuru ifite umutwe ugira uti Ketia sariye Kenzo. Ubushize twatandukanye Kenzo abwiye Ketia ko yifuza ko yamubera nyina w'abana. Ketia yarataragira icyo asubiza. Reka dukurikirane turebe uko byagenze. Ketia yarishimye cyane, ansaba ko mu gitondo cya kare yazindukiye amarumba akaza kunsura, akanganiriza, akananshimira kubw'ijambo ryiza rinejeje cyane namubwiye kandi yarategereje. Ketia naremeye, nemera ko aza kunsura hakeye, nkanamwereka ababyeyi bambyaye. Ketia yarabyemeye. Hari mu masaha 7, mu masaha y'igicamunsi, ubwo niyo ntegereje Ketia wagombaga kuza kunsura. Ntabwo byankundiye kwicara mu rugo iwacu ngo mutegereze bisanzwe, ahubwo nakomeza gucunga mu marembo no mu nzira ari buturukemo kugira ngo aze mwitegereza neza. Natumbiriye mu nzira ari buturukemo rero, ngiye kubona mbona aratungutse yo kabyara. Numvise mbuza nkunkwirwa, ibizonga mubiri birantera kubera ubwuzu nari mufitiye bwinshi. Narebye ukuntu yaje yambaye, ndeba ikanzu nziza yari yambaye, ndeba ukuntu yaje yisize, ndebye insokozo yari yashokoje, nkumva umutima utera nk'uwenda kunshika. Ubwo nawe mwese amaso ahita aza yiruka ku buryo nateze amaboko akaza kangwamo, twembi tukamera nk'igiti cyamereye mu kindi. Numvise umunezero ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye, nuko mpita mutambutsa. Mu rugo bose bari bamwiteguye kuko najyaga mubaratira amanywa nijoro. Numvaga nta kindi kiganiro mbega iwacu twavuga kitari ukuganira kuri Ketia wanzonze. Data wambyaye, mama wampetse, muze murebe umwe nababwiye, umwe ugituza umutima wanjye amahoro akambana uburo buhuye. Muze murebe uw'Imana yamayeho 8. Uko niko namwinjije mu nzu mutaka, mukebutse nawe mbona yatwawe. Papa na mama baraje baramusuhuza, ntibigeze bibombarika cyangwa ngo bimunyamunye, bahise bagaragaza amarangamutima yabo kandi yararimo kumwishimira cyane. Papa rero mu kutaripfana ati, mbabarira mwana wanjye, umbwira uyu mukobwa niba ari we nitezeho umukazana. Mutangaza itariki vuba, rwose azaza mbere umwana, nzamukunda nk'umwana mu rugo, n'undi mwana nungutse. Ndamwishimiye cyane. Papa mwakoze cyane ko muduha umugisha wa kibyeyi kandi Imana izabyishyigikiremo. Gusa nagira ngo mbashimire uburemwe hari umukunzi wanjye, rwose ndahirwa umukobwa wagenewe urukundo mwakujije. Ukuri ko Ketia yabwiye ababyeyi bambyaye bakandera bakankuza bakangaragaza mu ruhame w'uruhando mu ruhanga rw'abagabo. Ketia twaraganiriye turamwakira, Ketia arishima cyane. Igihe cyarageze tumuherekeza twese, tunemeza ababyeyi ko tugiye gutangira gahunda zo gutegura ubukwe. Iminsi yarahise itari myinshi, urukundo rwanjye na Ketia rurakomeza. Burya rero umunyarwanda yaciye umugani ngo ntagahora gahanze, kandi iminsi yose burya sinya rusange, ntago iminsi yose ihora ari ku cyumweru. Hashize iminsi urukundo rwacu ruzamo kidobya, ongera wumve ko hajemo kidobya. Ketia numva ndamwanze pe, naramwanze Ketia numva mwikuyemo. Ketia musiba mu mutima wanjye nubwo bitakunze. Ketia ngerageza kumusiba mu mutima wanjye ariko biranga pe, yambayemo nk'igiti cy'inganza marombo. Hashize iminsi nakiriye telefone. Kenzo, wampaye amahirwe hanyuma tugahura koko ukambwira icyatumye utakinshaka. Kuki ko kunyanga cyane? Nomero za Ketia nari narazisibye muri telefone yanjye, sinamenye umuntu umbwiye ayo magambo. Gusa kuko nta wundi mukobwa mu buzima nigeze niherera, nahise numva ko byanze bikunze ari Ketia. Ikindi kandi inshuti mutakwibagirwa nuko ijwi rya Ketia rimbamo nk'uko imisokoro, inyama n'amaraso bigize umubiri wacu. Shitani koko ni umukara, oya nako mbuzi irindi bara yabise naryo kuko yenze kuba umukara. Ketia nanze kumuha ikaze ngo azandebe. Ketia yampamagaye inshuro nyinshi sinashoboraga kumwitaba. Ketia yansabye kunsura inshuro nyinshi, rimwe na rimwe akanantungura ntahansange kuko niyo yari kuhansanga Ketia nari kumwihisha. Ketia nari mwanzi nyuma ariko nkimukunze ku mutima. Ni mu gihe kandi Ketia nta mushinga namba nari mufiteho, hari impamvu nyamukuru yabinteraga. Ndaje umbwira wakunteranyijeho cyangwa ubireke nipfire kuko kunyanga kwawe bihwanye no gupfa. Ayo ni amagambo Ketia yambwiye anzindukiye mu museke mu museso ku buryo yaje ntunguye,
yacunze neza kandi ku buryo nta hantu na hamwe nari kumucikira. Ku rugi nkinguriye umuntu wari ukomanze anzindukiye, nkaje kugira ngo ninzuzi mbonye ari Ketia. Ketia, bite byawe kunzindukiye? Gusa nagize ubwuzu. Ketia ndamutambutsa mu cyumba, Ketia yicara ku buriri, tubura twese icyo tuvuga. Mu gihe nsubiza amarangamutima ya Ketia, ntacyo ambajije, ntacyo tuvuganye, naramubwiye ni Ketia, ntiwigore cyane, ndagukunda ariko ntidushobora kubana, niba unabitekereza ubyikuremo. Ketia, niba kandi kumva ushaka kubana nawe byarakugiye mu maraso ku buryo kukuvamo bitashoboka, ushaka abaganga bo mu mutwe, ushaka ab'umutima, ushaka ab'ubuzima, babigukuremo ku buryo nyibagirwa burundu, ntibyashoboka Ketia, ndabikubwiye. Ariko se koko mana, ubu habaye iki koko gituma iyi minsi imbereye umuvumo? Uwo ni Ketia wari wamaramaje ngo mubwire icyatumye mwikuramo benda ku kageni. Nageze aho ntekereza ibihe byiza twagiranye na Ketia, ntekereza ibiganiro byiza twagiye tugirana, nibwo mbwiye Ketia ntumva Ketia, ngiye kukubwira ukuri kwambaye ubusa. Gusa ntega amatwi cyane maze wumva impamvu yatumye nkuzinukwa burundu. Ketia yaranteze amatwi ndetse amarira atangira kujenga mu maso. Mwibuka ko twari twicaye ku buriri. Ketia yaranyegereye cyane, nta bizonga mubiri, nta santima. Ketia numvaga mpumurira nabi. Ya mpumuro nziza ya Ketia ntayo numvaga. Mbega akaga nagize uwo munsi. Ntangira rero kubwira Ketia uko byagenze. Ketia, umunsi umwe naje kugusura iwanyu, nza ngukumbuye cyane, nsanga afande papa wawe ari mu rugo, ambaza icy'ingenzi, mubwira ko twiganye, dukorana, nkaba narinje kugusura ko bambwiye ko warembye. Papa wawe wari warumvise ko hari umuhungu mukundana cyane, yahise menya ko ahari ari njyewe, ahita ambaza niba nitwa Kenzo. Ntatinze nahise nsubiza papa wawe afande ntinitwa Kenzo. Afande papa wawe yahise yikoza mu kabati aragaruka, ambaza niba nywa amata. Afande papa wawe namusubije ko nyanywa. Ubwo papa wawe yahise akugendera, azana akajerekani k'ikivuguto, ansukira mu gikombe kinini cy'icyuma. Amata narayanyweye nyamara numva nijuse neza. Papa wawe yansukiyemo andi mata, igikombe aracyuzuza. Papa wawe ampereza icyo gikombe. Namubwiye ko numva mpaze neza, nshize inzara n'inyota, ndamushimira cyane. Papa wawe yarabyanze, arambwira ati Kenzo nywa amata. Nabonye papa wawe akomeje guhatiriza cyane, ndihangana, igikombe cya kabiri cy'icyuma ndakinywa ndakimara. Papa wawe w'umurozi yarongeye afata cya gikombe asukamo amata aruzuza. Mu gihe nari ntangiye kubura ubuhumeka, yansabye nanone ko nanywa ayo mata kandi nkayamara. Musubiza ko mpaze ndetse nkeka ko nayo nanyweye ari bungireho ingaruka. Iso, umubyeyi mubi, umurozi mubi, yafashe imbunda ya pistoli yisekera ayirambika ku meza. Kunde barambwira ati umva Kenzo, ndagusabye nywa amata, niwanga ngo ushwanyuze icyo gitwe wancakarafuwe. Ati ni igihembo nakugeneye cyo gunkundira umwana, kandi nukomeza kujya umukunda hari n'ibindi bihembo bikomeye nk'iki nakugeneye, nabyo bizakugeraho wanyagaho ingunzu mbi gusa. Yabikoze atyo, ndamusoma ko nta mikino yahita ndangiza. Amata nyanywa mfatiyeho imbunda, ndinda nyarangiza, ubundi nsohora mu gipangu naba cyane njugunya hanze. Nasohotse nandara, ngeze hanze arakinga. Nigiye imbere gato, indiranga mbura ubuhumeka, kubika inda ntibyari gukunda. Kuryamira urubavu nabyo byari ibyago, kugarama byo byari umwaka mu yindi. Ikindi se nari kwidaha, nabyo nabigerageza biranga. Nuko ndatuza, ntegereza isaha n'igihe ndi buturikira inda. Ubwo rero narakomeza ayo makuru nabwiraga Ketia. Ketia yari yareze yahuguye, aboroga cyane nk'umwana muto. Nanjye sinari mwitayeho, afite se w'umugome cyane gusa. Nakomeje muhata icyo kiganiro kimuriza. Nubwo haje umugira neza w'umukobwa witwa Nita, anjyana kwa muganga ntabizi, ku buryo nagaruye ubwenge nyuma y'umunsi umwe, nkabona ndi kwa muganga, umukobwa w'ikizubazuba andwajeyo. Ntababeshye bavandimwe, kuko buryo biri mu byo nanga. Narangije iyo nkuru, umutima wa Ketia wenda guturika, ahita nsaba imbabazi kuko atari yarigeze amenya iyo nkuru. Arababara cyane, Ketia arababara, arahogora, arahwera. Ese mama, niyo mpamvu uza kugusura mu rugo ukanyihisha? Ntabwo hamagara ntunyitabe, na message nkwandikiye ntuyisubize? Nanjye narakomeje nti Ketia mukobwa mwiza nakunze, ufite se utari mubi, ahubwo ni mubi cyane mu bantu bose nigeze kubona.
ntabwo nigeze kumenya, arenze inyamaswa iswe ni mubi cyane, mfite agatwe rero gato ngomba kukarinda umujugujugu, nta rukundo rwawe nkeneye, uzaruhe so azakurongore nawe n'umugabo. Mbega ngo ndavuga nabi, nawe njyewe nzabana Anita, umukobwa wandenze guturika inda niwe nkesha ubuzima bwanjye. So yari yanjugunye mu cyobo iyo nabona uncira icyanzu. Kate yahise asohoka babaye cyane, atanansezeye arataha. Aha ni inkuru yacu Kate yasariye Kenzo, igice cya 4 tugisubikiye. Mbararikiye gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Niyigaba Francois Official kugira ngo uzabone igice cya 5 tukimara kugishyiraho. Kora like, ukore share, usangize iyi nkuru abandi bantu. Tubararikiye kuzakurikira igice cyacu cya 5 Kate yasariye Kenzo.